mu bantu bakoze jenoside barimo ibyiciro bitatu ubu ngubu. Hari ba ruharwa rwose bakiri aho bumva ko bongeye no kubona umwanya, bongeye no kubona ubushobozi bakongera bakica abatutsi, bakibyemera batyo, bakibitekereza batyo, bameze batyo. Baba abari muri gereza yewe n'aba bana badafunze arabahari bameze batyo. Sinkunda kwitangaho urugero ariko ngiye kurutanga. Mu mwaka wa 2006 nagiye muri gereza ya Nyanza Impanga, ngenda mu rwego rwo gushaka ubushakashatsi kuri jenoside, njya kureba umuntu wayoboraga supervitura yitwa Karaba ku Gikongoro. Ndamuzi, twari tuziranye, ababyeyi banjye baziranye, tuziranye pe bihagije. Yakoze jenoside ku buryo buremereye, yarayiyoboye, njya kumureba. Amakuru birumvikana arayampisha, yewe akanarakazwa no kubona naje ari kumutesha umwanya kuri we. Mbona ntacyo biri bumare, nzakujya ndamaze ariko mu byo wenda waba wicuza, niba hari icyo wicuza cyaba gihari, niba gihari ni ikihe? Amara nk'amasegonda 60 umuntu ataransubiza andeba gusa mu maso, nanjye turebana. Yitwa Joseph Ntegerintwari, yarapfuye vuba, yaguye muri gereza. Arambwira ati icyo nicuza kirahari. Harongera ndeba gatoya ati icyo nicuza nuko nawe ntakubonye muri 94. Andeba atya n'ubu ndacyahabona muri gereza ya Nyanza Impanga, aho ubuyobozi bwa gereza bwari bwaduhaye ngo tuganire. Aricuza ko atashoboye kumbona ngo nanjye nyice nabi nk'uko yisha base. Uwo muntu afite abana bari na hano, uwo muntu afite umukobwa we wanakijije bagenzi be babiri, yigaga muri 3e secondaire, mwaka wa 3 secondaire 1994. Aza kubona abana babiri biganaga Ikibeho bavuye Kaduha, barokokeye Kaduha bagera mu Cyanika aho yari atuye. Baza kwa sous-préfet gushaka umwana wa sous-préfet w'umwicanyi ruharwa. Umukobwa babonye ati data ari bubice, arabafata abahisha gatoya mu gikoni. Umugoroba ugeze abajyana mu biro by'aho sous-préfecture yari iri, abahisha mu kumba kari aho ngaho, akajya yihisha akabashyira ibyo kurya. Yewe biza kugera naho interahamwe zibimenya, ziraza zirabafata zijya kubata mu musarane. Bagira amahirwe basanga umusarane wuzuyemo intumbi nyinshi, ntibagera hasi cyane. Arabimenya ajya kubakuzamo, isa ariho yica. Mwumve contraste uko ibintu bimeze. Abo bana, uwo mwana yarashimiwe birumvikana, ariko murumva reba nk'uwo mwana gukura yarabonye se ameze atyo, jenoside ikarinda irangira ise akimeze gutyo. Abo baruharwa turafite bameze batyo. Niyo mpamvu nababwiraga ngo niba namwe hari ubafite, cyangwa niba hari abo muzi babafite bateye batyo, ari nabo muzahura nabo, bo muzabigishe mwumvishe ko bagomba kwitandukanya n'ayo mateka, n'ibyo bikomere bagomba kudaharanwa nabyo, kuko bo ntibateye batyo, ntibabiteye, nubwo abo babyeyi baba bagishaka gukomeza kugendera mu murongo. Birasaba rero kwiyakira rwose. Abandi hari icyiciro cya kabiri cyo kikubwira ngo twarashutswe na leta mbi rwose, leta yaraduhemukiye niyo yabidushoyemo. Abo hari ukuri bafite ariko ntikuzuye. Ukuri bafite ni uko kuko jenoside yakozwe na leta, itegurwa na leta, yishoramo abaturage, inigisha abaturage bamwe ko bagomba kwica abandi. Ibyo nibyo. Ariko buri muntu afite umutima nama. Nubwo leta yakubwira kwica,
ufite umutima nama wawe wo guhitamo icyiza n'ikibi. Bivuga niba na leta yaraguhaye amabwiriza ukayakurikiza kandi uzi ko ari mabi, ufitemo uruhare rwawe, amahitamo yawe. Ntabwo rero ushobora gukira ngo utabanje kumva urwo ruhare rwawe, ayo mahitamo yawe. Imana yaremye umuntu imuha ubwenge n'ubwigenge. Ubwo bwenge n'ubwigenge abo bantu babukoresheje bahitamo kwica abandi. Bagomba kubanza kumva iyo role yabo, iyo responsabilité yabo, ntibayegeke kuri leta cyangwa ngo bayegeke kuri shitani. Hano kubwira ngo sinzi shitani yari yanteye, shitani yaranteye. Shitani ntabwo yakuvanyeho ubwenge, ubushobozi n'amahitamo. Iki cyiciro cya kabiri, abo bantu bashaka guhunga responsabilité yabo bakayishyira kuri leta. Icyiciro cya gatatu ni icyiciro cy'ababyakiriye, cy'abababajwe koko no kuba barabaye abicaye, babyicuza babikuye ku mutima, basaba imbabazi babikuye ku mutima, batanga ubuhamya, bababajwe n'icyaha bakoze. Ibyo niko bimeze. Hakaba rero n'icyiciro cya kane cy'abandi b'indero bavuga bati jye sinishe, ntacyo rero mbazwa, ntacyo nakoze, bakarekera aho ngaho. Hakaba n'abandi nabo nagombye kuba nashyize muri ba ruharwa, wenda nabo batishe ariko batajya muri gahunda yo kubaka, ahubwo bavuga ngo twebwe bati abahutu twaratsinzwe, nta kundi twabigenza, tugomba kwemera tugategekwa, nta kundi. Ibyo rwose nabwiza ukuri, buri urubyiruko ni abantu beza. Urubyiruko iyo duhuye, haba mu itorero, haba muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda nk'iyi, barabitubwira bati twebwe ibyiza by'igihugu turabibona, nimugende mwigishe ba data, nimwigishe ba sogokuru, nimwigishe ba nyogokuru, bati twe rwose muraturenganya. Babivana heza kuri abo ngabo, bakavuga ati sharega ntubizi wowe wa mwana we, ntubizi biriya babizi Imana bavuga n'abandi nuko badutsinze ntabwo ari byo, bagafuka abana batyo. Ariko numvise mu kanya gato nabonye ibyo mbabwira ngewe ni inyandiko mperaho, ni fact, ni inyandiko zanditse, ni document, ntabwo ari ubuhamya, ni inyandiko zabiteguye zityo. Urumva rero ibyo byiciro byose nibyo bigize iyi sosiyete yacu. Yewe no muri sosiyete yanyu y'abihaye Imana, ibi byiciro byanyu birimo. Amahirwe mufite ni uko mwebwe mukurira mu gihugu cyigishwa umuco mwiza, cyigishwa kubaha ikiremwamuntu, cyigishwa aya mateka neza. Generasiyo zababanjirije, generasiyo zanjye, ababaye abapadiri mu gihe cyanjye, benshi muri bo si ukubatuka, bafite irondabwoko n'ivangura muri bo, benshi, simvuze bake, benshi b'imyaka 60 ubu basangamo. Jenoside ikirangira, yombaho urugero. Ku itariki 2 z'ukwa munani 1994, 2 z'ukwa munani 1994, abapadiri 29 bari bahungiye Goma, ba Kiliziya Gatolika, ba diyosezi hafi zose z'u Rwanda 29 banditse ibaruwa i Goma y'impapuro zigera nko kuri 6-7, bayandikira nyir'ubutungane Papa, bamubwira bati twebwe, bati nta jenoside yabaye mu Rwanda, bati ndetse no kwemeza ko habayeho jenoside mu Rwanda ni ikosa, ni icyaha, bati ntayo, bati ndetse umubare w'abatutsi w'abahutu FPR yishe, bonye sitasiyo direct nayishaka, niba rwambi cyane, bati ahubwo umubare w'abahutu bishwe na FPR urenze kure cyane abatutsi bazize isubiranamo rya moko. Abapadiri 29 bishyize hamwe, niyo nyandiko ya mbere yasohotse ipfobya ihakana jenoside yakorewe abatutsi, yanditswe n'abapadiri 29 ba diyoseze z'u Rwanda. Abapadiri se mubwira ko ubungubu babohotse, ubungubu aho bari
wenda hari bake cyane babohotse ariko simbihamya, bavuye mu Rwanda basize za paruwasi bayoboraga bakoreragamo, imirambo, impinja, ababyeyi, abasaza, abakecuru bararimbuwe, barishwe, bishurwa muri za kiliziya, bishurwa muri santarari, mu bigo by'abihayimana, bazwiho gusa ko ari abatutsi. Ibyo barabizi, ariko bakavuga bati nta jenoside yakorewe abatutsi yabaye, ndetse no kuyivuga ni ugutuka abahutu, batuma rero abatutsi b'abahutu bishwe usumba kure cyane. Abatutsi bishwe kandi abatutsi nabo bazize n'isubiranamo ry'amoko. Muzakurikira hari uwambwiye social media hano nibyo nazo ndabona bisubirizamo hamwe, babwira ko abo bakuru muri bagenzi banyu hari abo mutagomba kuzakurikiza urugero rwabo rwose. Muzabona social media YouTube y'umupadiri witwa Rudakemwa Fortunatus wa diyosezi ya Cyangugu, afatanya n'undi witwa Padiri Nahimana Thomas washinze ishyaka rya politike, nawe bagomba kuba yarabivuyemo, nawe wa diyosezi ya Cyangugu. Ariko Fortunatus Rudakemwa aba muri Canada, we arakifata nk'umupadiri, anemera ko ari padiri. YouTube yashinze ubu ngubu ayita ngo amateka atagoretse, ariko rwose ibyo yigisha ni urwango rwa Parimehutu nk'uko rwigishwaga na Parimehutu yose, nicyo yigisha nta kintu. Agafata bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika akabibasira, akabatuka kuko yumva adahuje ubwoko nabo, ndetse akerura akavuga ati ibya leta y'u Rwanda ivuga ngo nizanda umunyarwanda, ati ntabwo nemera ndi umunyarwanda, jyewe ndi umuhutu ubyemera unabyishimiye, nibyo nzigisha. Yigisha yambaye korome, atanga ikiganiro kuri YouTube buri munsi cyangwa buri minsi 3. Aho yumvise nagiye jye waranyibasira ko ntacyo bitwaye rwose, akanambeshyira kuko ntanze, ariko amvugaho ibinyoma byinshi. Ndamutse nshoboye urubanza sinzi amafaranga yanyishyuraho yayakura, kubera ko diffamation akora niba natabonera icyemezo namba, haba ku babyeyi banjye akabihimba, akazana ibintu bidafashe n'ibindi n'ibindi. Ariko ukibaza umuntu Yezu yigisha ni wahehe? Nuwo genzi, nuwo muzi, cyangwa nuwe koko? Yezu yigeze yigisha urwango ryari? Yezu yigeze yimika irondabwoko ryari? Ni he hashobora gusanga mu biganiro bya Bizimana naraje kwigisha irondabwoko, ahubwo ngaragaza uburyo ryakoreshejwe nabi muri politike mu rwego rwo gusenya igihugu no kucyangiza. Ariko muzabona abo bihayimana bameze batyo, abo rero ntibazabashuke rwose. Bafite n'amayeri, kubera ko aho bari bakorera amafaranga. Akakureba wiga mu seminari nk'ari Kabgayi, akajya kohereza amadolari 200, 300, 100 mu rwego rwo kukureshya, akagufata nk'umubyeyi feteri we cyangwa akanamugushakira, nawe ukamufata nk'umubyeyi. Niko bimeze, niko babigenza. Ntabwo nanze ubufasha wenda nabuguhe, ariko ibitekerezo bye by'urwango yibiguha. Nyakwigendera Cyprien Rugamba hari indirimbo yarimbaga ivuga ngo ntumbeho. Ukuvuga niba ari umuntu ufite ibibi bye n'ingeso mbi nazihamanire yiziguhaho, akagera n'indi ivuga ati urashungure, mujye mumenya gushungura ikibi n'icyiza. Naho rero na social media ziriho ibibi zikabaho n'ibyiza. Mujye munamenya ko hari n'abitwaza umwambaro w'abihayimana, si muri Gatolika gusa, turabafite no mu Badivantiste, turabafite no muri ADPR, bitwaza ibwirizabutumwa ariko bakigisha irondabwoko. Mujye mumenya gushungura, muri bakuru, niyo mpamvu mwiga filozofi mwiga munajye munayihuza na context yacu turimo, reality. Ntimukige Plato nk'umugereki, Aristote, something, munabihuze naha. Okay. Urubyiruko rufite ibyo byo gutanga ubuhamya rero, ubu dufite na gahunda dukorera no muri za gereza. Rwose tujya no muri za gereza tukanaganira n'abagororwa, nabo ubuhamya bukatangirwa, nabo bakabona umwanya bakavuga. Hari benshi ndababwiza ukuri bakize ibi bikomere kubera iki gikorwa dukora cyo kubafasha kuvuga, ndetse bakanahora n'abo biciye. Nkunda kubabwira ngo ntimukavuga aho mwahemukiye,
jya uvuga uti yewe ndasaba imbabazi ko nishe runaka. Iyo bavuze guhemuka mpita mbakosora. Guhemuka biriki? Guhemuka ni akantu koroshye. N'uwambuye undi amafaranga 500 yaramuhemukiye. Gukora jenoside si uguhemuka, ni ukwica. Kandi noneho ni ukwica itsinda ry'abantu bahuriye ku icyo cyiciro. Birenze kwica. Niyo mpamvu no mu Kinyarwanda hafashwe ijambo jenoside kubera kuri buri nyito ikwiye. Ababaye intwari rero, abo b'ibigwari tubahuza n'intwari kugira ngo twerekane ko mu Banyarwanda hari abahamanye isano y'ubunyarwanda kandi barayiharanira. Baba no mu bakristu barahari benshi baharanira isano y'ubunyarwanda. Hani Kabgayi muri cyo bayo Musenyeri Simarajida arabizi. Twamaze igihe tuganira kuri nyakwigendera Dorothea Mukandanga, umuforomokazi wayoboraga ishuri ry'abaforomokazi hano i Kabgayi, wakiriye mugenzi we Mututsikazi n'abasaza be, abarwana barabahisha mu cyumba, abarinda interahamwe ziza kubimenya n'abasirikare, baraza baramwica, bamwicana nabo bana yahishe. Uwo nguwo ntabwo tuzigera, nawe yabikoreye ubukristo bwe ariko n'ubumuntu bwe. Ubwo ndasubiza none n'ikibazo cyangwa umukristo na n'umunyarwanda. Ndi umunyarwanda ndi umukristo ntibishobora gutandukana. Umunyarwanda nyawe avamo umukristo nyawe. Iyo kandi abaye umukristo nyawe arengera ubunyarwanda akarengera n'ubukristo, kuko bombi bahuriye ku kurengera ubuzima. Bahuriye ku kurengera ubuzima. Dorothea ntabwo tuzigera namwe tumugereranya na Padiri Rukundo Emmanuel niwe diyoseze ya Kabgayi, wavuye Kabgayi akajya Cyangugu akurikiranye mugenzi we Padiri Mbuguje agiye kumwica no kumwicira. Ni mugenzi we. Niyo nabwiraga tujye tuvuga ukuri ko kumeze. Bahuriraga ku meza matagatifu, bariganye mu Nyakibanda, bahabwa ubusaseridoti, ariko ati genda umuhutu ubuharanira ava i Kabgayi ajya Cyangugu agiye kwica mugenzi we, aragaruka ajya aho ngaho. Ntabwo bihura, ntibishoboka. Niyo mpamvu no mu kugira abarinzi b'igihango twagiye no mu iyo myaka ya kera, nkuko nababwiye Musenyeri Sibomana, aho mu 1962 yitandukanyije na Kayibanda ari perezida. Dufata abapadiri nka wari mu Cyanika de Jambrine, yafashije abatutsi bose ku buryo bushoboka. Perefe witwa Nkeramugaba Andereya ari uyobora jenoside ku Gikongoro, aza guharazwa mu misa ya Noheli. Padiri amugezeho, perefe yateze akaboko ngo amukaristia, aramubwira ati oya perefe, ntabwo ukwiye kwakira umubiri wa Yezu n'umwicanyi. Amunyuraho arigendera ahabandi. Inyamasheke umupadiri witwaga Aribazo, umufaransa, de Jambrine yari umubiri. Aribazo ari mu batabaje, anandikira, yabanje kwandikira perefe wa Cyangugu ngira batware Pascal niko yitwaga. Abaturage bari baramwise Gahini kubera ubugome yari afite bwo kwica. Noneho Padiri Aribazo wari Nyamasheke akora urutonde rw'abakristo b'abatutsi b'inyamasheke bishwe muri 1963 bicirwa muri Nyungwe. Yandikira perefe avuga ati abo bakristo batwaye, ndagusaba niba hari abakiriho uzabagarure, niba abo wishe kandi kuko barishwe ati nagiye naho hitwa kuri kilometero 35 ndahabona aho biciwe muri Nyungwe n'amapine y'imodoka narayabonye, byibura uzaduha imirambo yabo tuyisengere tunayishyingure gikristo. Aribazo nawe yagize umurinzi w'igihango kugira ngo bizajya bifasha n'abato kumenya ko niba harabayeho Musenyeri Classe, hakaba Musenyeri Perode n'abandi batasomye neza uburyo ironda bwoko ari bibi, ariko bigaragara yuko hari n'abandi bihaye Imana bagiye hejuru babintwari. Ujye ku Nyundo, umubikira witwa Marie Jeanne Le Pen. Marie Jeanne Le Pen niwe washinze ishuri ry'abakobwa ryo ku Nyundo, ishuri ryigishaga siyanse, ryo shuri rya mbere ryigishaga siyanse mu Rwanda. Nawe muri 1973 yakoze ibishoboka byose ngo abuze abana kwica bagenzi babo b'abatutsi, bigeraho biramunanira kuko hari n'abavuye mu seminari ntoya ku Nyundo baza kwica nibyo. Kandi abo mbabwira ba Rudakemwa bakuze batyo. Noneho kuko abavuye muri Petit Seminari ku Nyundo bakoze amarorerwa muri 1973
abaseminari bato Musenyeri Bigira Umwami yari atunze yareraga, hari abaseminari bateye musenyeri wabo ku Nyundo, bafata n'imodoka ye barayishorera bashaka kujya kwita muri Sebeya. Murumva abaseminari nk'ano, ayo ni amateka. Murumva rero ibyo byavaga he? Mu miryango bavukamo. Uburere butubuke rwose. Iyo wakuriye ahantu nkaho habi, umwana akura n'icyahawe, yakuze arerwa neza, n'izanagaciro zimuranga. Iyo dukurikiranye imikurire y'abantu bateguye jenoside, barimo ba Nahimana, Barayagwiza n'abandi, usanga urwango bararuvanye aho bakuriye, kuko tubijyamo. Nize amategeko, tugira isomo ryitwa criminology. Criminology ni ukuvuga, ni ukureba ngo umuntu ahinduka criminel gute, abo mwicanye ate. Hari impamvu nyinshi zibitera, hari context yakuriyemo, hari sociology yakuriyemo, iyo igira uruhare cyane rwose mu kumurema. Mwumva rero tujye tujyana ibyo byiza, nabyo duha agaciro cyane, kuko niyo mpamvu naho dusoreza rwose. Abantu babaye intwari ni bake, ariko barahari, ntaho utabasanga. Abarezi b'igihango bari mu byiciro byose.